bashinza DJ Brian karyamana na Muyanga akaba ariyo mpamvu zatumye Muyanga atandukana na Kimenyi. Urumva nkureka nkubwire mureka ngo urugero rworoshye mujye mumenya ibintu muvuga mumenye nibyo mugira gute mutavuga niba uhostinze nge ndagago fata cyane aba hosta ndabagaye reka mbanze mbagaye nihanga nago nshobora kubiceceka ndabagaye ndonge ndabagaye kubera yuko kuri TikTok ushobora guhostinga abantu mu followingana mukavugira ayo matiku yanyu mukamenya ibibazo birimo mukabikemura mutaje kutuzana ahubwo busambanyi mutukana muraza kwereka abantu ubusambanyi burigisha iki sosiyete nyarwanda uraza uvuga ngo Brian ngo asambanye na Muyanga niba barasambanye simbizi n'ibinandeba muraza kubibwira abantu mubigisha ubutinganyi biratumara iki abakurikiye ari abasitari bafite ikintu tubakurikiye social media ziri none turi no muri vacances mani ibaza turi muri vacances urifasha ura hostinze uri godfather ura hostinze ibintu by'ubusambanyi amatika karebwa kuturusha gute kandi mubaraka oya ngomba kurakara abavandimwe ye byarambabaje kubona abantu bapromoting ubutinganyi kubona abantu bapromoting ubusambanyi ukeze koze imiziki keza abaherezi bore bitashoboye kezi yaktinga ari umupfumu kezi yakoze ibintu amaprank ariko abantu bamushira n'ubwo musabye freestyle ndirimba muvandi What's good, my people? Hey, Nita Case, King Joker. I'm here to set you free, baby. Come and let you see. Umunsi wambonye ti niyo day for free. Na numwe twahiga, tega amatwi wumva ibi. Mbese ni nkande ushaka guhangana nanjye. Nzira ngukande, tujye kibuga ngucinge. Ninjye priyasoka sawa, nka Uganda muri sama. Uzizi ni gazima abantu bomba mbona baza. Ago ki. Kuri TikTok hari ikintu bita praying room. Yego praying room wakavuze akantu ko gusenga twano turasenga ndagira ngo abantu mushaka kumva ko guteranira kuri TikTok apana kujya kuri TikTok mugiye gutapinga mujye kumva amatiku ariko ushobora gufata n'umwanya ukaza tukajya muri gusenga so muze kujyaho cyangwa se muze no gutwandikira tubabwira uburyo biri buze kugenda nandi makuru tubaza kugenda tuyabagezaho. Yego oya ko kantu ko sinareka nanjye kugira icyo nongera urumva iyo TikTok yitwa playing room ayo account mujye muzaho kuri live mu masaha yo mu Rwanda ni 11 kereka nibihinduka tuzabamenyesha ariko mujye kuri iyo account yitwa playing room mujye muza twisengere bavandimwe bura gusenga biba mu mugisha. Yeah. What's popping MJ Empire family? We are back with more energy. Tugarukanye imbaraga nshyashya tugarukanye n'umu actress mushyashya. Ndabizi neza yuko rwose uyu munsi kiganiro cy'umuziki cy'abahostinze ubyibuke. Avandize amagambo nubwo nayirinze. Abavandimwe amagambo yabarenze burya ndabindi kurebera ku ruhande. Bavuga ati abavandimwe biti. Batokative. You know, banyita Mr. Talkative. Ngokata wa people on MG Empire uyu munsi dufite imbaraga wallahi tuzanye isura nshyashya between those mans harimo umukobwa usa jaune nanubwo nabona imbaraga zo kumuvuga. Yes turakwakiriye hano Jaune Kazi yivuge hari rindi zino ufite ritari jaune Kazi kandi Jaune Kazi hari rindi zino murakeza jya yita jaune niyo mpamvu burayisa avuga ngo Jaune Kazi. You know if you look there Kazi baragira amazina menshi Talkative Kazi King Kazi reka Kazi aya naga kuvuga nta muntu mukuru bavuga Kazi sara kuvuga reka cyangwa baravanze umutungo bavandimwe we navuge nkuko babivuga mu kinyarwanda cyuzuye cyanyacyo nta muntu uvuga undahari. Yego ariko nge nakora akantu gato agasamari summary yo kuvuga ko uyu nguyu ni umu actress mushya kuri MJ Empire asanzwe abikora afite channel so you better find how angiye kuvuga him but don't worry I'm wise. Ariko nayikomereza undi se nta muntu uvuga undahari niba mvuze Kevin is your turn. Reka nivuge hello guys umeze gute kanizere ko muri mwese umeze neza amazina nge ni Uwase Kevin nkuko Kezi yarabivuze ndi mu YouTuber mfite YouTube channel yitwa Uwase Kevin TV ndi umunyarwandakazi agari umurundi kazi je nabonaga harimo ikintu cy'ubumetisi nkavuga se ikimanyi uri kubona hybrid something like that uri kubona se ubwo byaragenze gutuko kuvuga ati wenda Haddad
ushobora kuba ari umu white cyangwa hama Okay. mu white Nko muri Philippines. Oya baravuga ngo gusa neza bigaragarira mu buryo bateka, buri wabo bateka neza, buri mwana yariye neza, iyo umuntu yariye neza agaragara neza. wa mugani Utazagira ngo barabyisiga, oya barabirya. rero Bagaro kubyisiga. abantu bo kuri MJ Empire rero nkuko mubibona uyu mu actrice muraza kubyena munabibona izindi movie tugiye gusora, sinzi niba mfite uburenganzira bwo kubivuga. Bivuge Muraza kumubona, murabona imbaraga agufite imbaraga, sinabibabwira ngo babyumve. Oya baba mukanya byo. Kaya video ya mbere muri buza kubona nyine muraza kumuretinga ku 10 ngo tubwire ngakwiye mu tanga ku 10 muri acting. Arigwariye, arananiwe cyangwa afite imbaraga. Yes. We have to tell us. Noneho turi hano rero bavandimwe. Yego. Ndi kugira ngo ngewe twiganirire nk'abantu bagiye kuzajya baca kuri MJ Empire, nk'abantu tugiye kuzajya tuba turi kumwe buri munsi, mubwira abantu banyu. Ubundi ikintu babona mu movie bakabona muri kuganira, bakabona iki, hako nibazi nyine the life behind you, nabo bazi nyine profile zanyu. Nahera ako mwebe barabamenye, Yeah, they have to know me because if you nutamenya urumva ni don't us. I'm your boy, you know. Yeah. Bamwitabitsa talkative. Aravuga uriya kujya uriyo turi gukora ikiganiro. Wabyumvishe? Iyo turi gukora ikiganiro ikintu cya mbere kingora no kubona umwanya wo kugira ngo mvuge. Aravuga uticometsemo byagorana muvandi. Ikintu rero tugiye gukora. Mwebwe babiri sindongera kubasubirisha n'ibyo bintu. Yarakoze. Kevin wenda bivangamo tuvangemo n'ubuzima buri hano kuri social medias. Amatiku ndi kubona ibintu byakora. Ako keza kunda amatiku. Ntabwo nyakunda ko ndayanga niyo mpamvu mitanya. Oya twa amatiku ahubwo twe turayanga tukaza tukayavugaho kugira ngo dutange umucyo kwa amatiku ave no mu nzira. Rero no kuvuga ngo hano turasangira ubumenyi, none dufite n'amahirwe, harimo indi gender byahindutse. Muri ko nambaye ipantaro sinzi muri kwerekana hasi okero, ariko yambaye ipantaro ariko n'umukobwa. Ako arimo gender. Rero ikintu tugiye gukora, Kevin bwira abantu bawe ubuzima bwawe bwa kuri YouTube ukuntu byatangiye, ukuntu watangiye YouTube, ukuntu wiyumvishemo imbaraga z'uko washabuka ukagenda ugakina movie, ko nabonye ibintu acting bisaba imbaraga, ntabwo umuntu wari wese wabishobora. So sangiza abantu bo kuri MJ Empire babwire what's popping. Okay, ikintu cya mbere biranekereza ko nta mbaraga bisaba, wenda ushaka kubona ko bisaba imbaraga, ariko ngiye ku giti cyanjye nka Kevin bisaba ubushake, kuba ufite ubushake kandi ufite intego. Burya uzareba ikintu cyose waba ukora, buriya n'umujuru iyo yiba afite intego ayigeraho cyane. Nibyo rero ikintu cyose ukora ufite intego yacyo wallahi ukigeraho ntabwo mubeshye. Rero urumva impamvu ubona ko bisaba imbaraga nyinshi, nta mbaraga nazo, ahubwo nuko mfite intego, njye mfite icyo nshaka kugeraho. Of course Kevin ndi umukobwa, ndi umunyarwandakazi kandi nifuza iterambere. Kezi sibyo ndabeshya? Oya ntabwo wabeshya. Nifuza iterambere, that's why nkora cyane, nkashiramo imbaraga, bayidawe nkanasenga. Ibintu se ufite gahunda yo kubyambutsa ukabigira ibintu biri international cyangwa ufitemo ibintu by'ubu? Cyangwa uzakorera mu ntuza mu ntara wigumira ino kandi ugomba kwambuka. Mfite gukora ibintu birenze cyane rero gukora ibirenze bigusaba gushabuka ugakomeza cyane ukanasenga. Oya mwunganiye buriya akigera kuri MJ tayara yatangiye gukora ibintu biri international, kuko twebwe ntabwo dukora ibintu biri local. Mwese murabizi turi kubategura ama movie, yaba arayo mu Cyongereza yaba arayo mu Kinyarwanda. Urumva rero twe dushaka gukora ibintu biri international. Rero nyine akiba actress wa hano exactly yamaze kugera ku rwego ruri international. Yego international. Okay, no ikindi kibazo cy'amatsiko Kevin niki cyatumye ubwo ndakibaza Ivan na Kezi kandi bakinsubiza uburyo bubiri butandukanye. Niki cyatumye muhitamo? Twasubiza kimwe n'ubundi ni bisanzwe. No kandi nanibagiye ko muri kipi hanganye wagira ngo ntago duhanganye, ahubwo umwe arenze kundi. Ntago duhanganye, igisubizo cyamaze kuboneka. Byaragaragaye ko iyo twakoze debate uyu muvandimwe rwose baramuga ngo fata umwanya ukore tide rwose ubumenyi buracyari buke. Nkore tide se ngiye nkore tide. Ibyo tubireke. No, nkore tide ngiye mbambize. Abanyamuri tide Kevin from me. Ntabwo twe bimeze urumva. Banza wumve ko ibintu bimeze, sibyo? Ntabwo ari kuvuga ngo na Alpha ngo na Omega. No. Mbere yuko wajya wa Alpha na Omega bari ikindi kintu kirimo hagati. That's me bro. Kuri Ivan no. Ari down ntabwo twaburana. Ikibazo nshaka kubabaza nyine niki cyatumye muhitamo Kevin, cyangwa se Kevin muziranye mute mwembi
tubwire ati nyine ikintu cyatumye mwitamo Kevin ni iki ngiki mukamuzana abantu bo kuri MJ Empire kuko abantu bo kuri MJ Empire nabonye bari wise yego mbona kabisa n'abantu b'abanyabwenge kubazana umukobwa nk'uyu nguyu njye nabonye nagiye mu kirimo ariko mubasobanura mubwire ukuntu what is the idea ni iki cyatumye nyine mwitamo Kevin ora guhera he ushaka ko ari ntangira utangiye ijambo rye ugize ugiye kuvuga ngo ni bari kuba rwose nawe no byishe today no sibyo yego yeah so people you know murabizi ko twe tuli wise tuli genius so rero ugiye buragiye gushaka umukinnyi hari utuntu ugenderaho twinshi ntago iki gihe tugikura za bya bintu ngo kubitanye n'umuntu uhise umucishamo kuko mukubitanye wapi iki gihe urasacinga ugashaka umuntu uri wise uzi gukina uzi kwactinga rero ngiye Kevin somebody sindi bu mentioning bro I'm so sorry Kinyarwanda muvandi si mu mentioninga hano uwo muntu so yamaye video ye arambwira ati uyu mukobwa yakatinga fresh yeah so video nayo ndayireba video ndayireba yambariye nka karyasi yeah ibintu nyine yafite imyenda yiwe atufitse ziwe kwa kundi nawe ushaka outfits zawe nawe afitize yambariye nka karyasi kabisa ebana Boniyorore niba mitavuga ati this one I like this one utamvuga ati umukobwa ni wise uko bura no kugira nabone n'umukobwa bura actinga kuriya biragoye bro oya nkanjye wenda ikintu navuga kuri Kevin namubonye yaje gushutinga kumva ariko mvugishije ukuri buriya naga ari ibyuko twicaranye hano kuko sinanamubeshya sinjya n'imboga turi mu mwaka wo kuvugisha ukuri rero ikintu namubwira courage ukina neza kandi wenda n'abantu bari buze kureba ama video twakoranye n'izindi video tuzagenda dukorana muzabibona yuko harimo itandukaniro buriya kubona umuntu wo mu myaka nkiye acting utinyuka kamera niba umubwiye role yo kurakara niba umubwiye role yo kwishima kishima umubwiye role yo kwiba akaba yaniba biba bivuze ko nyine ni umuntu uzi ikintu aje muri industry ashaka rero nekereza ko mugomba kumwitega saha gusa n'ahandi muzagenda mubibona yuko ari umuhanga cyane nanabashishikariza kandi kujya kuri YouTube channel yitwa Uwase Kevin TV mukareba filime yacishijeho n'ibiganiro mukamushyigikira mugakanda subscribe murabizi ko hano kuri MJ Empire tugomba gushyigikira Imana uko umunsi ku munsi tubivuga tugomba gushyigikirana kandi umuntu wese tuzabona afite imbaraga afite ubushake afite urukundo rwa sinema kuko sinema kuyikora utayikunze ntago watera imbere ngewe hari ikibazo mura nibaza zamushyigikira kabisa hari ikibazo mura nibaza sinzi ikintu kigora abantu mu gukora subscribe icyo kibazo nzahora nyibabaza abavandimwe yewe nzakibumvisha mu matwi muntuke ariko icyo kibazo ngiye ko naje kubona igisubizo cyacyo ubundi ikintu kiriho muvandimwe buriya naje gusanga umuntu ntabwo yakwima subscribe wakoze content ibintu ari gushaka nukora ibintu adashaka nese ibintu ari gushaka wabimenya gute banza witonde nyine wumve turabizi neza yuko hari abantu bakunda ibiganiro hari abantu bakunda filime hari abantu bakunda comedy hari abantu bakunda prank hari abantu bakunda nyine content zigiye zitandukanye bivuze ngo wowe icyo ubusabwa nko mu content creator kora ibintu byiza cyambere amashusho meza amajwi meza location nziza wihereza abantu bapfunyikira wibyikira no kuvuga ko ibintu byiza nuko ibintu byiza umuntu akaza akunda ibiganiro ari byo ukora azagwa subscribe nawe niko ari byiza gute ibintu byiza gute buretse mbaze Evan ho gato hari ukuntu ujya kuri channel sibyo ugasanga aba subscribe bawe bagabanyutse none abo bantu babahaye ibintu badakunda ngicyo nakigusubiza buriya ntago abantu bose rega ari bishimira iterambere rya bagenzi babo hari nk'umuntu ushobora kugusubscribinga ugitangira ari inshuti yawe mwazapfa akantu gato cyangwa yatangira kugira ishyara akaba yakora unsubscribe ibyo bibaho ubwo se baba baranshize umuvandimwe rero uri kunira uko abantu baba baragiye giye hari umunsi Instagram yageze kuva abantu barashira bavaho bagira ngo muri kandi ntacyo utakoze utakunda se reka ngurugero kandi ngiye ntabikoraga bakamubona ibyiza Keza ari na hano Kezi burya nje bineye n'agahinda waramanutse muvandi ngo Kezi akoze imiziki Kezi abahereza boro bitajokeye Kezi yaktinga ari umupfumu Kezi yakoze ibintu amaprank ariko abantu bamushira n'ubu ngo musabye freestyle ririmba muvandi What's good, my people? Hey, Nita Case, King Joker. I'm here to set you free, baby. Come and let you see. Umunsi wambonye ti niyo day for free. Nta numwe twahiga
tega amatwi wumva ibi mbese ni nkande ushaka guhangana nanjye nzira ngo ukande tujye ikibuga ngo ucinge ninjye priyasoka sawa nta Uganda muri sama uzize ni gazima abantu ngomba mbona baza we ago ki ariko nibyo nyababwira urumva nibyo nyababwira ngo kureba tubafitiye ibintu byose bigamo cyane ibintu byose mwifuza muzabibona ikintu kibabaje reba kezi kuno bakubise rap abantu bakaba baranamushizeho nyine urukumva biteye agace yayi ikintu nyine nakubwiye ikintu kijyanye na subscribe ikintu kijyanye na subscribe kiri mu byiciro wenda nabikarasa mu byiciro nka bitatu icyiciro cya mbere hari ukuba uri gukora ibintu abantu batari gushaka bagusubscribinze icyiciro cya kabiri hari ukuba uri gukora amashusho mabi n'amajwi mabi umuntu akaza agakunda ibintu byawe ariko akabona production iri hasi akabatangira asanga amashusho yifuza si yo wari kubona ikindi noneho hari n'igihe umuntu akora adahozaho buriya umuntu nanone akora adahozaho wa-uploadinze uyu munsi ejo ni wa-uploadinga bishobora gutuma umuntu atagusubscribinga kuko ashaka umuntu uri active w'umukozi ibyo rero kuri muje murabizi ko twabikemuye kwa-uploadinga buri munsi niyo waciyemo igihe tutari kwa-uploadinga murabizi turaza tukabisegura rwose niko biba bigomba kugenda so rero kijyanye na subscribe umuntu wese ikintu namubwira kora ibintu byiza ukora ibintu bifatika abantu bazibwiriza abantu bagenda baza abantu ibintu byo kwirengagiza burya rukuntu umuntu yirengagiza yanagukunze akavuga ati ngewe burya ngewe aho kugira ngo kino kireze ukore subscribe yego ngewe bazanerekere bibaho cyane urugero ahantu nigeze kujya Kicukiro ku mumama ewana ninjira nyine mu rugo rwe njya muri salo ewana nari maze igihe nyina kwa Nyakso ewana ndi umwacteur wa danger numva ko everybody must know you bro dangije ariko yaranze mwararebwaga arangije ewana abarijishije kabisa ntiyanamvugisha ntiyanansuhuza ntiyanandeba nyuma twaje gusangira agacupa tumaze gusangira agacupa kamaze kumugeramo abaranyegereye kuko nabakina filime abaranyegereye ngo none se ngo muri Nyakso ubundi ngo buriya ngo murinjiza bro what the fuck bro nimba ukunda umuntu bimubwire ma yego cyangwa nabimwereke akiriora umuntu mwereke mu birababaje reka mubwize ukuri njye niba ari ibintu byambabaje mu buzima bwanjye mora nicuza nazongera no gukora ikosa nuko Buravani yarasohoye epi nkayireba ari uko yapfuye bro byarambabaje kandi mufana ni izina ry'Imana yereka mubwize ukuri byarambabaje birababaje rero bavandimwe mureke niba ukunda umuntu bimwereke ni muri comment uzumubwira ati ibi wabikoze nabi cyangwa ibi wabikoze neza ongeramo imbaraga ibi bikosore ibi bigenze gutya na gutya bino bintu ubundi tuba nyine tuba turi kuri kamera mbanganira nawe unkunda ukunda ibikorwa bya MJ Empire ukunda ibikorwa byacu ahantu uzabona nakoze ibintu bidakwiye wibitinya wibiceceka wirumbwe ati Smile cyangwa Kezi cyangwa Kevin aha mwadukoreye ibintu bidafatika ibi bintu rwose nakabije niyo mpamvu comment session ibaho ugomba kuzuka vuga ati bino bintu ubigenze gutya ngiyewe nzabareba nishimye ari uko mwamaye natwe turahari ngo tubikosore ibyo muzabona bitameze neza rero iyo point y'aba subscribers cyo turagikemuye nujye ko wase Kevin ukandeho muvandimwe niwijijishe ubundi bizakora biragukomveka hano kuri MJ Empire aho byararangiye twabafashe ukibona ibintu no gukora ukinze aba subscribers bari kujyaho nk'imvura n'uvuga kabisa abantu batari gukora sub ahubwo sinzi bari guhomba sinakubwira ubundi ukora ibintu byiza umuntu udasubscribinga ni uri guhomba ariko ukora ibintu bibi iyo bakwimye subscribe urababara kubera yuko uvuga ati ubusa ncitse ati nuko bimeze no Kevin kandi kabazo nakubwiye ngo nzajya mvangamo ubuzima life yacu tension no kuri social media tureza popin rero Kevin apart from acting kubura umwactrice mwiza biranabonye ejo ngiye nabibonye mbere y'abantu ba MJ Empire nabatanze ibyo bintu ndi abo ni mukanya nabyo ni mukanya barabibona so apart from that ni iki kindi kintu uzi gukora kurusha na kariyeri wenda ushobora kuba kariyeri cyangwa ikaba ari ikintu cyo mu buzima busanzwe uzi gukora ari nk'indi mpano nkuko Keza ashobora kuba aririmba kaburi na Joker at the same time nk'urugero ushobora gusanga afite nk'impano yo kurya yajya mu kibuga agahangana na Temarigwe ugasanga afite nk'impano yo gukina football yo gukina nawe iriya mpano uvuze bwa mbere iriya nta kibazo muvandimwe biranagaragara ko rwose nyigira kuko urabibona bigaragara twibwirira
okay indi talent sinzi nimba tweta nka talent yego ariko ntago yo ndayishyira mu bikorwa cyane kuko ndacyafite ibintu indi ku ruhande byo kwitaho yego nko gusuka twabyitira nka talent se kuko ntago cyane reka nsoze yego 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 nko gusuka bari gusomye hejuru wala isoyo ndikanze abahungura jone murayirya yes tubwire nko gusuka ntago nagiye kubyiga mu ishuri no mu byo niga cyangwa se nize ntago birimo yego gusuka iyo gusa ubu rwose umunsi ucukukwemo uzakenera umuntu gusuka ahubwo nanjye so people ako twanakora n'icyo bita MJ Salon bakajya baza kwiyogoshesha muri MJ Salon kanasuka muri hano dufite n'umukwaferi bita Mucomagenge nawe ajya bishobora nawe tamugura imashini ebyiri nkamushira hano sa cyane na Kevin bakazajya bakorana cyane abantu bakajya baba buriya ubwiza bw'umuntu iyo usa neza mu mutwe abantu baba babibona ariko iyo ujagaraye baza gikomeye cyane abantu bo kuri MJ Empire rero ibyishimo byo biracyari byinshi kuko byishimo kona jone iri hagati y'ibirura bibiri birura chef kumurakaye n'akabasore babiri uzatuma umuntu abura n'umugore wowe ejo bundi nagize gutya ndavuga ngo isingo uyakubwa karisingo none utangiye kuza ibintu byo kudusebya mu kigo murango preje Kevin nani bagiye kukubaza mana we cha muri inshuti magara akira muvandimwe nzagusurize mu kiganiro Kevin rero kazo kamatsiko abo bari n'ikintu berekejeho cya singo basanga n'abantu mutima uri gutera mwicaranye utabizi wenda bashobora no kubura singo ariko utari searching rero maramatsika abantu kuri MJ Empire cyangwa sinzi niba ari bya bindi byateye by'abakobwa ufite shero gato abantu kuri MJ Empire kambabwire Kevin cece kavuga ndakubujije abantu kuri MJ Empire kambabwire Kevin ndi single ariko nago disacingi sibyo uko ndacyafite ibintu byinshi byo kwitaho nago igihe kiragera igihe nikigera nzaza mbabwira uretse hari igihe utabura searching ari kuri waiting nari na pending pending ari single serious pending ni projet ni projet bihari projet niyo projet na hari ndakubujije bise kumubita nandi gusobanura pending abantu bo kuri MJ Empire ndatekereza nashidikanya ko nakantu ndakubujije mwamaze kugafata mukagashira mu nyarakubujije buri umuntu akubujije abakubujije muvandimwe nabiretse nawe wabyuriye noneho tugiye tugaruke kuri social medias tugaruke muri ntabwo tubaza buriya mwebwe amasura yanyu hari n'ahandi ahantu agaragara nko kwa Nyakso no kwa Nyakse yego ariko muri iyi minsi turi kubona challenges mu mwese ndababaza muri saratoramo ikibazo n'ahandi nyine murabisobanura nyine murabivuga nimba umwanya reka mbabaze ikibazo ndi kubabaza we Sumayire nko kwa Nyakse muri iyi minsi abantu bari batangiye kubagirira urukundo nkuko mwari mwarababitsemo rugihari n'ubundi still ariko muri kwa prodinga gake yego kwa Nyakso naho nyine Keza kina kubona ko ikintu kigana na views biri kugabanyuka so muri kubona ari kiri kubitera nyine abakinnyi mukinayo nk'abantu babazi yo nyine mwasobana nk'imbogamizi muri gura nazo murakoze cyane no kuvuga ngo rero nko muri Nyakse imboga buri projet yose ifite imbaraga igira imbogamizi ariko nyine abagomba kubaho k'abantu bagomba kutwihanganira bakihanganira nyine biba bitagenda neza so rero muri Nyakse imbogamizi zihari naciye hirya no hino aka kanya tuba dushaka twe gukora ibintu biri karite nk'uko n'undore wese ushaka gutera imbere abashaka gukora ibintu biri karite rero kugira ngo ukore ibintu biri karite hari igihe ugira challenge hari igihe umukameramana agukoshona ugasanga mwari mwavuganye ngo uraza kunshutinga uyu munsi script wayanditse location amafaranga y'ibintu byose kugira ngo shoot ikorwe neza birahari ariko ugasanga umukameramana uramuhamagaye akakubwira ngo tuzakore kuwa kabiri hagera tuzakore kuwa gatatu kuwa gatatu wagera ukamuhamagara nana kwitaba gose ibyo bintu kandi ntago wabwira umufana ngo kumukameramani usanzwe ucutinga ibintu muri gukunda wagira ngo bakoze inama ibyo bintu barabigira kuba tuvugishije ukuri si twabizira urumva rero imbogamizi ya mbere ihari niyo ngiyo pe harimo nabo nagiye mbona bavuga ngo Kabaka ngo byagenze bite Kabaka hari iminsi yatambutse atari gukina
ariko ikintu cyari kiri kubitera akaba yari busy mw'ibyo bihe kandi umuntu ashobora kugira impamvu zitandukanye Yeah, zishobora bibaho gutuma cyane, aba bibaho. busy rero n'ibyo ngibyo ariko turi kugerageza gushaka ukuntu twavugana n'umukameramani Okelo cyangwa n'undi mukameramani wese uri tayari gukora neza tugakomeza tugakorana cyangwa n'uwa undi twakoranaga yakikosora tugakomeza tugakora. Okay, back to case rero ubwo buri wese agiye yitoramo ikibazo cye kuko yitoramo ikibazo cye gute ikibazo cyawe bakikubajije kimwe na cyabarije rimwe nyine okay je uri kumbaza ubwo kuri Nyakso yego ku bijyanye na Nyakso ikintu cya mbere ubwo sinzi wenda kuko Nyakso akora buri munsi yego nta kibazo cyo kubura video kigeze kibura video turazishutinga tukanazishutinga yego nyinshi ariko abantu sinzi aho bagiye abantu se nukurahakara abantu sinzi aho bagiye njye comment nkabona bamwe baravuga ngo ni ikibazo cy'uko musigaye mukora iminota myinshi ngo comedy babishakira iminota mike tugikora iminota mike barabitubwiraga ngo dukora iminota mike ngo twongeze turongeje baratumanuye inka kwa kundi abantu nibashima ukora ikintu bakakubwira iki ukakosora bikanga we nimbuzi ya filime yo wa mugabo butwaye igare n'umwana ni urayizi ibunamwo akajya agenda byamushyiraho umuntu akamubwira ati bitura umusazi twarugenda ku igare yagendaho none se iminota mike ni ikibazo bo ariko wenda sinzi hano habayemo guhinduka nyine kw'imikinire nako kumyandikire kw'imiki bro imikinire yo wigamo dufite uburyo bwinshi dukinamo imikinire yo n'ubundi urihinduka ahubwo imyandikire niyo yahindutse tu kwa Nyakso ariko n'ubundi izo video zirahari zirimo abastari bose benshi cyane ega video ziba ari na nziza buri abavandimwe tujye tubwizanya ukuri hari umuntu judging ikintu atanarebye ngo ngasomye comment gusa nanarebye ngewe rwose nyafata umwanya nkara video y'iminota 30 ya Nyakso cyangwa 30 n'ingahe cyangwa 20 n'ingahe video nagaruka bari mbi unakompaye n'abantu barebwa cyane bakora comedy zindi zitari nk'iza Nyakso nyine z'iminota myinshi nk'iyo Nyakso akora nago bakora video zirimo abastari kumurusha nago bakora video zirimo location nziza kumurusha nago bakora video nziza kumurusha zinasekeje zira video ziba zinasekeje yego wenda kubera umwimerere cyangwa ibyo bamukunze mu bitakirimo n'imyaktingire bihinduka mu kuntu bigatuma banga kumukurikira ariko bavandimwe ndababwiza ukuri umuntu n'umushyigikira muri style ari gukora ituma gwa video nyinshi nk'uko ushyigikira abandi bakora iminota nkiye nawe azabona amafaranga yinvestinge muri za stories wahoze ukunda nazo uzibone urumva ugihindura nyine ugihindura twe kuntu audience yacu imeze ugihindura gato sibye like you know me nje murabizi nje ibintu byose mba ndiyo neza mba ndi kwiruka hose nje ntago wancika nje ntago wancika nabimenye ntago mwaducika sibyo ujyari ugasanga turi so mukore subscribe kuri MJ Empire no kwa Nyakso mujyeyo aracyafite ibintu byinshi no kwa Nyakso no kwa Kevin no kwa Kevin ari chano nyinshi ziri kuvuga Kevin byagenze ko Kevin banza atinya bano bahungu oya ntago ndabatinya se wabaye kuntu ari kuvuga cyane none ari kuvuga ngo arasakuza kabisa oya ntabwo bakwiye gusakuza utaduteranya na Kevin kuvuga cyane ni iki kuvuga cyane ni ijwi riri hejuru kuvuga cyane iyo yongeyeho cyane habaho kuvuga hakabaho na cyane hakabaho no gusakuza kuvuga ni ibyo bintu ni ibintu bitandukanye oya nibyo hari ukuvuga cyane gusakuza ni ikintu cyane niba kuvuza induru aho bari kuvuza induru ahubwo hakabaho no kuvuza induru no baze kuvuza induru y'abari byo namubwiye bari kudutera akantu k'induru niko kazi ngo rero man nukuva tugiye kubaha ibyishimo hano kuri MJ Empire nyemfite ubwoba bw'uko mutagiye kwakira bino bintu ibi bintu biraremereye kabisa je kubona mu mashini nkagira ubwoba rega nabona abantu bari wise abantu bari wise icyo koza bagomba gukomeza bakanadushyigikira bakamenyesha n'abandi niba ikintu cyo koza nabonye kuri MJ Empire ariko bari ku improvinga mbere twatangiye mbona comment somehow bari kwandika gake ariko ubu somehow muri kuza gusa mukomeze mwandike mwese turebe ibyo muri gutekereza ibyo mushaka ko dukora sidufite imbaraga zo zirahari barabizi imbaraga turazifite bro zirahari cyane yes no imitemba twongeye tukigarukire kuri social media tunasoza ariko tugomba no gusoza nako twasoza tutavuze itiku mwabavandimwe nshaka kumva mu you see bro abantu basigaye bakunda amatiku kurenza stories zifatika zubaka iri tiku rero ariko tuba tugomba kuyavugaho uko kuri MJ ikintu cyose twarabwate tugomba
twebwe tuzanakora n'igihe tujye tuvuga ati amakuru abanza amakuru gutyo cyetse icyo batazashaka icyo bazaba icyo ukunda buri wese icyo akunda kihagera avuga ati njye nkunda iki muba aricyo muzajya muma cyane kuri ibyo ntukubwire uti njye nkunda amatiku uzayashaka amatiku nishaka tujye tubabwira abavayikingi twagiye njye kubabaza rero itiku rimaze iminsi nyivuga n'izina nyivuga Keza muri kumva ko ari itiku ryafashe imyenda avuze Keza Teriski ibirabya bavuga byo baryanye ugiye ku ariko rero buriya biba bibabaje abavandimwe kubona umuntu nka Keza umuntu uteye neza kuriya ufite amafaranga umugore wirwanyeho urumva buriya yahoze ari n'umugore wa The Trainer urumva cyane ubwo wasana ntabyo yarazi urumva Teriski yari umugore wa The Trainer yego urumva baryoshye bameze neza bafite akana kameze fresh urumva zirazirwana nibyo bavuga ngo zirarazishya ariko nabyo nabyo urumva ko ari byo urumva oya ni umugani wazanye zirarazirwana muvandimwe ubivuze urumva so rero icyo ndi kuvuga rero urumva bavandimwe abantu muhuje akazi mujye mushyigikirana kurenza kushaka kushwana ibaze ko Keza yari posting aravuga ngo bari bafite akazi we na Muyango bari bafite ahantu bahostinga kuko n'abahosita bahostinga mu kabari urumva we na Muyango na Shadibu bari buhosting buri bucye akazi gakorwa Muyanga baravuze ati njyewe rwose Keza rwose akirimo ni mu mbare nk'udahari count me out wenda abantu bumva indimi z'amahanga nkuko twavuga ngo tujya gushutinga film ukavuga ngo Nyakse niba hari nkuko twajya gushutinga nka Nyakse ngahita mvuga ati Nyakse rwose uyu munsi niba hari nabyikinana rero naho niko byagenze ati rero ati niba Keza arimo kandi yamuhakaniye ku munsi wa host bucya hosting nibaze mwiteguye mu mazi cyumweru mucyushya abana ati twebwe ku mbuga Muyanga arahari Shadiba arahari nanjye Keza ndahari izo nkuru zimanuke neza ko naga amakuru tuyafite fresh yego nuko bimeze urumva barangije rero Keza aravuga ati njyewe niba ari kwiyerurutsa kuko urabizi nabyo bijya bibaho wese avuga ati njyewe nk'umuntu uhagacira akazi nk'umuntu uhagaciro ibyo dukora ahise mfata umwanzuro kuvuga ati nago nakica akazi reka nkabaharire ahubwo mugakore ngemvemo kugira ngo umuvandimwe yivumbure ku kazi yanga akazi atariko rwose Muyango urabizi ko twese turaba FML sinzi niba yarabaye mu FML nzi ko ari umugabo nako umugore wa Kimenyi urumva sinzi rero ngo yamwise mu FML agendeye kuki kuko nahantu igeze mbona bavuga ngo Kimenyi na Muyango ngo bakoze divorce uretse by'amatiku y'abantu yego nuko nguko nicyo kibazo ubundi afitanye ariko ngiye mfiteho n'ikindi kibazo ese Muyango DJ Brian wabyisangamo gute ibintu byo kuryana no rero iyo case urumva case ubundi yari yoroshye nego ariko wasazamo DJ Brian ibintu birancanga ibintu biranyobera kuko ibintu n'urusaku hajemo n'amavideo uzi live yabaye ejo bundi hazamo news uzi ibintu byabaye byari bitangaje njye ndi kwibaza umuntu ufite yewe Ivan ariko ashobora kwandusha amakuru ko Ivan the last boy njyewe bitewe n'ukuntu biriya bintu byambabaje n'ukuntu nsigaye nanga ibintu by'amatiku rwose yo muri showbiz mwakoze content mukareka amatiku nk'uwo Muyango afite content yitwa Who is my date today uri kumva iyo ni content nziza views twaraziguhaye subscribe mureka amatiku mukore content nziza yanakoresheje gadi rwose wamukoreye ibintu byiza ndagushimiye rero reka mbabwire bavandimwe nagize gutya nibereye kuri live kuri TikTok njya kumva numva Godfather barahostinze ahamagaye Muyango arambwira ati ikibazo ufitanye na Keza Teriski ni ikihe bimeze bite bimeze ute byamatingiye rwose ubundi uyu mugore nta kintu twakagiranye ikibazo n'iki uretse ibintu by'amatiku muri showbiz baramumanukura Keza bavuga ukuntu ari we kibazo ari udashobotse ari udashaka iterambere ryabo nk'abahosta n'iki rero babigeze mu kuba yuko bashinza DJ Brian karyamana na Muyango akaba ariyo mpamvu se tumye Muyango atandukana na Kimenyi urumva nk'ubu reka ngo urugero rworoshye nk'ubu ngubu nka Keza ari wenda sibyo ari nk'umugabo wa urumva Kevin nanjye ndi Keza tugahostingana nkabyanga nyuma ubwo urumva ikintu cyabiteye bavuga yuko Brian yaryamanaga na Muyango bikavugwa yuko amakuru yatanzwe cyangwa ibintu byateranyije Kimenyi na Muyango ari ibyuko Keza yabyivanzemo
kuko Keza ngo Keza yagize gute niwe wataye amakuru hanze niwe wagiye kuzana urugambo ariyo mpamvu ngo madamu yagize gute yamurakariye akaba ariyo mpamvu byagezaho Keza rero yibereye yari yacecetse ariko ba bantu muri aba bafite plan B na plan C murajya utinya yagize gutya bapenza amajwi abantu bose turumirwa twe murabizi turiyubaha hano kuri MJ turiyubaha ntabwo twazana ibintu birimo ubusambanyi tuza tubabwiza turiyubaha ariko bavandimwe sinshobora kuza hano ngo mvuge ngo ngiye playinza amajwi y'abantu bari kuvuga ubusambanyi bari kubuvuga bari no kubukora nyine hari amajwi bari kubuvuga bari kubukora hari n'amajwi na video bari kubikora na video zirahari abantu barumiye bari live nefisha ibintu bidasanzwe rero birabi baze kubona aho live ngiye rero sinzi imana live ikintu ngiye bazikura amana ariko nyemura ari ibintu byo zira live ngiye kandi bagatukana byanya byo mwana bazo ugiye live yabo ugiye kumva sibyo uri umupeti ugiye live yabo ugiye kumva wenda ugatomba base bashiramo amajwi ya Prono Kezi uzi ikintu kiye kimbabaza cyane Kezi uzi ikintu gisigaye kimbabaza yari nasomye comment ku bantu bamwe babyaplodinze ucukukwema yari nasomye comment ku bantu bamwe baplodinze birabiganiro urumva yego gukora inkuru suko rwose irankuru nanjye nari bibacishirizeho ariko nge ndaza kwereka abantu ubusambanyi no kubumvisha ubusambanyi n'ibintu by'ibitutsi by'amagambo mabi ngo bigende bitese ngo bibyigisha iki abanyarwanda bavandimwe urumva mujye mumenya ibintu muvuga mumenye nibyo mugira gute mutavuga niba uhostinze nge ndagago difata cyane abahosta ndabagaye reka mbanze mbagaye nihanga ntago nshobora kubiceceka ndabagaye ndongeye ndabagaye kubera yuko kuri TikTok ushobora guhostinga abantu mu followingana mukavugira ayo matiku yanyu mukamenya ibibazo birimo mukabikemura mutaje kutuzana ahubwo busambanyi mutukana muraza kwereka abantu ubusambanyi burigisha iki sosiyete nyarwanda uraza uvuga ngo Brian ngo asambanye na Muyango niba barasambanye simbizi n'ibinandeba muraza kubibwira abantu mubigisha ubutinganyi biratuma ari abakurikiye ari abastari bafite ikintu twakurikiye social media ziziri none turi no muri vacances mani ibaza turi muri vacances urifasha urahostinze uri godfather urahostinze ibintu by'ubusambanyi amatika karebwa kuturusha gute twakinye abantu bakoze ariko n'abantu babafana yego wenda nta muntu udashaka kumva byacitse n'iki ariko mujye mureka abavandimwe rwose ngicyo mbisabiye dutangire campaign yo kwamagana ibintu by'ubugoryi ibintu bidafatika ibintu ngo by'ubutinganyi umuntu ukamubona araje arapostinze ngo runaka yaryamanye na runaka ukabona nka cyakazugu ka boss gifasha umukobwa ari gusomana na mugenzi we kiraje kirabipostinga ibyo bintu wumva bije kwigisha cy'urubyiruko ko rugukurikiye kazongwe mbona ari ibisozi rero bavandimwe rwose nge sinareka kubivuga nawe nzaryaho imboga ninkora ikintu cyiza uzampostinga cyangwa ubireke nge nzakora ibintu byiza n'ubundi abakureba nanjye bandeba oya ngomba kurakara abavandimwe nge byarambabaje kubona abantu bapromotinga ubutinganyi kubona abantu bapromotinga ubusambanyi kubona abantu bifata abantu b'abagabo bakaraza ijoro abantu bakuru abana abakiri basinzira bavuga uburayi reka nkubwire sibyo nimwe mwazanye ikintu bita attention tugereza attention umuntu nimba akeneye attention ubwo nyine akasanga arayikura muri ibyo bintu yego wumva se wari kurakazwa n'ibyo ngibyo uvana imwe mfite agahinda gakomeye yewe ibyo bintu biri kuvuga ngo by'ubutinganye biri kwigisha abantu nafite umwana w'umukobwa mwiza nateretaga mbona ari gikwere arankunda muvandimwe umwana w'umukobwa mugenzi we yaramujyanye no ujya ibyo biterwa n'iki ni bya bintu nyine ni ikibazo gikomeye azabona umva ngubwire ucukukwema azabona umubroga yabipostinze yapostinze umukobwa n'undi mukobwa bari gusomana cyangwa bari no gukora iyo mibonano n'ibiki urumva ibyo byo sinshaka no kubyinjiramo sinarabivugaho cyane ibyo byo tubireke urumva yabipostinga bishishikariza abantu ibyo bintu bwo gushishikariza urubyiruko ejo n'ejo bundi ugasanga nka Kevin yitondaga yarakana keza ahise avuga ati ariko biriya bintu nanjye wazabigerageza nkumva ibyo banditse oya ndakubujije tukanaje ndakubujije nanjye yego oya sinanabikufuriza nibyo urumva ibyo bintu urumva ibyo bintu mukomeza gupromotinga mubyigisha abantu ibyo bintu muba muzi ngo muri kubica ahubwo muba muri kubishishikariza abantu mureke twubake sosiyete nyarwanda irangwa n'indangagaciro na kirazira ibintu niba ari kirazira bibe kirazira niba ari indangagaciro ugira indangagaciro kivuga ibyo ngibyo ukuntu namwe mukina filime yego mukagaragazamo ibyo bintu ugasanga bakinye filime bacambakira uriya filime rero burareka nkubwire muri filime haba harimo inyigisho uretse gato banza muri filime haba harimo inyigisho ushobora gukina umuntu uvuga ngo yaryamanye na runaka
nyuma ukaza kwerekana ko byamuviremo sida byamuviremo kumutera inda ibyo bintu umuntu wese abibonye cyangwa n'umubyeyi wereka ubwo mwana filime akabona ko ibyo bintu ari bibi bidakwiye ariko hariyo mu guhostinga baraza bakivugira ubusambanyi bagatukana ku babyeyi bakagira gute banza muri filime utazana ubundi muri filime habaho icyo bita art art ya movie ni ukuvuga ngo ntuzabona kuba umuntu ari gusomana n'umuntu akakitinga ari gusomana anabyenjoyinze si uko uwo muntu ari iki ari uburaya ni message turi gutanga arihangana akabikorera abantu ariko ari abantu bakina ibishego turabazi kuri YouTube bigaragara ko ariyo content nta nuza n'imwe ntabwo bajya bandika turabazi ntabwo bajya bandika nta nyigisho n'imwe zibamo baraza bagahura ngo tugirana kiriya cyana uberekanemo ikibuno ugira ute abo ngabo nibo wakavuze ariko nkatwe bro nkatwe oya impamvu nayo mbivuze avuze muri rusange reka turaba content creator iyo twicaye aha tuba duhagararira abandi ushobora kugenda kuri abakagwa none bakavuga ati rero kezi muri filime zawe ntabwo usanzwe ukina wenda wakuyemo wambaye box ariko hano twebwe bitewe n'amafaranga tugiye kuguha ukuramo usigarana akabogi wiruke ufata amafaranga nayo aryawe amafaranga subwo si yaba yoroshye nyine ni nk'urugero hari gihe bashobora kugucalenjinga nibyo nabazaga nge am actor bro nimba ukeneye mu actor mamagara ku mafaranga ngemba niruka ari ibyo buranye bagukinisha ibyo byose nacyo oya pako utanyinisha ibintu bitatu ikintu byigira umuntu wese agira terms and conditions n'ukuntu yitwara n'ibyo agenderaho nuvuga ngo ntabwo ushobora kugenda ngo bagutware nk'inanasi cyangwa ihene nizo ndishu ku buryo banyana ngo gukiraranga ubusa umuntu akubwira ibyo ukora wakumva bishoboka ukabikora rero twongeye twigarukira mu buzima busanzwe tunasoza ariko bro nakabazo nshaka kwibariza Kevin ngiye twisoreze oya ntabwo ari ugupfa ahubwo ari kugira ngo abanyarwanda bamenye ngo bijyana nakumenye okay Kevin ni nk'iyihe message wahereza abanyarwandakazi bagenzi bawe ako kabona n'umunyarwandakazi uri gushaka gukundana n'undi munyarwandakazi nyine message ya lesbienne ntabwo uri we message naho abarezbienne nyine ni message bira bintu bibona abakobwa babyishoramo abakobwa bishora mu lesbienne uko babigezemo bivuge neza mujye muvuga ibintu abantu bumva neza arimo batumva icyongereza abantu bishora mu butinganyi lesbienne ni igifaransa nyine ibyo muvuga mu ndimi abantu bumva lesbienne tubireke asanga ariko wabyize gaje na kubera ukuntu batize ntabwo babihakana ntabwo bize ntabwo twize se ni cyongereza ntabwo twize se oya mwarize reka twibarire twinjire rata wabize jewe n'ikintu urambwiye nk'ikintu nabya nk'abatinganyi nta bintu binini mbiziho cyane ni abashuti mfite b'abatinganyi uko ngiye mbifata kuri side yanjye guys simumbwire nabi ngiye kuvuga kuri side yanjye uko ngiye mbifata kuvuga bose n'abari wewe wibwirira abantu babisange nawe kandi nta numwe igihe cyose uzavuga ukuri ntuzatinye comment that's the shit oya shaka kuri side yanjye igiti cyawe ukuntu ubyumva ku giti cyanjye ni ibintu bibi cyane birimo n'abazimu ni bibi pe nta terambere ryabyo hariya bavuga ngo sinzi ukuntu nibajya umugani bajya baca ariko ikintu cyose wagezeho mu buryo nta mugisha wabyo n'ubutinganye mba ndumva mfite ikesha rumeze ni ibintu bibi ndabyanga cyane ngiye turi n'inshuti nkamenya ko unabikora mana we nta n'ubushuti twaba tugifitanye oya rwose abakobwa bo barabyanga kandi guys ni bibi kuri side yanjye wowe bikora sinzi inyungu ukuramo uko zimeze ariko kuri side yanjye nka Kevin ni ibintu bibi cyane ndashishikariza rero n'urubyiruko kutabijyamo nta cyiza cyabyo kuvuga ngo amafaranga dufite amaboko wakora cyane wakora ayo mafaranga ukeneye ko gusa neza ukeneye special umwana w'umukobwa cyangwa se uri umukobwa byose wabigeraho wakoze ufite amaguru ufite amaboko bagatinya uko urashoboye ni akazi k'abahungu kabaho n'akazi k'abakobwa kabaho ikintu cyose uragikora kandi ukabasha gukuramo bimwe mu byo ukeneye umugati guys nibyo numva nababwiye apart from being beautiful she's wise
amanota 10/10. Dusoza rero turahera kwa Smile tujye kwa Keza amasegonda 2 mwebwe. Kevin nawe umunota wo kubwira abantu be ahantu bamusanga kuri social media ziwe, Instagram n'ibihari, za page za Facebook n'ibindi. Ariko mwebwe amasegonda 2 kwakwanya Ivan the last ball. Twebwe iki musoze mukoreka ko murakoze cyane. Yewe buri gihe nta rimwe nzareka gusoza nshimira abantu badukurikira umunsi ku munsi kuri MJ Empire, banyarwandakazi ndetse n'abarundi batureba n'abandi batureba, ndabashimira cyane. Aho uko twatangiye naho tugeze biratandukanye, harimo intera, hari change igaragara, muri gukora ibintu bidasanzwe. Natwe niyo mpamvu tutaryama, niyo mpamvu tuvuga umunsi ku munsi tuza tubahe update, tubahe ibintu byiza, kandi content yose muzifuza mubona dufitiye ubushobozi, nako naniyo tudafitiye ubushobozi urumva muzagira oya buranago nareka kuvuga baguhaye amasegonda 2 reka nivugire muvandimwe burya baguha amasegonda 2 Ivan do mugiye kwiyamara oya debate niko yabaye arazikunda tuzabakora nakandi ka debate reka nisoreze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mudushyigikire kandi mujye mwibuka gukora subscribe n'ingenzi murakoze. ninjye ugezweho njyewe uno munsi arakantu ushaka kubabwira, nta nubwo ndi ujye mu bintu byinshi kuko yabivuze. Arakantu ushaka kubabwira kuri TikTok hari ikintu bita praying room. Yego praying room wakavuze akantu ko gusenga, twano turasenga, ndagira ngo abantu mushaka kumva ko guteranira kuri TikTok apana kujya kuri TikTok mugiye gutapinga mujye kumva amatiku ariko ushobora gufata n'umwanya ukaza tukajya muri gusenga. So muze kujyaho cyangwa se muze no kutwandikira tubabwira uburyo biri buze kugenda, nandi makuru tubaza kugenda tuyabagezaho. Yego oya ko kantu ko sinareka nanjye kugira icyo nongera urumva. Iyo TikTok yitwa Playing Room, ayo account mujye muzaho kuri live mu masaha yo mu Rwanda ni saa 11 kereka nibihinduka tuzabamenyesha, ariko mujye kuri iyo account yitwa Playing Room, mujye muza twisengere bavandimwe bura gusenga biba mu mugisha cyane. Sanga ugena ka message murakoze cyane mwe mukomeje kudusapotinga, harimo abarundi kazi turabashoje hama meretse neza. Okay guys oya na ahubwo mbasezere mu Kirundi nibyo ushaka. Oya rata twiganire twisezerere rata twigendere. Aha ndabizi ga uvuga ngo ndakubujije utazongera ndakubujije guys. Mbuga nkoresha Instagram ni Kevin Akadomo Diva, narabyoroheje ko ukuntu mbakunda no kuri TikTok nuko Kevin Akadomo Diva, YouTube channel yanjye ni Uwase Kevin TV, mukomeze mudushyigikire. Turabakunda kandi byose dukora imbaraga dushiramo ntago dusinzi, turi gushaka content mushaka mugashaka amatiku muyareke. Yes our people, that's it. Rero umukobwa mwiza turamuzanye n'abandi bari kuza, abasore b'ibikwerere nkanjye nabo barahari. As we end this, mukomeze mutwereke urukundo, you make subscribe, turabakunda. Kuri nyuma ya kamera nayo tuzakwerekana wandi. Yego abavandimwe nanakerekana ntabwo ninga kwerekana. Ntabwo twabeshya, niba ari igikwerere tuzamuzana muzabitubwira cyangwa wagikwerere tuzakwerekana. Yego